BDF, 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 BDF dutanga inkunga. Kugira ngo iterambere rishoboke buri wese agomba kubigiramo uruhare, ab'imbaraga nke bakunganirwa, abanyarwanda bakazamukira rimwe. Ni nayo mpamvu mu mwaka wa 2011 leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega BDF kugira ngo gifashe korohereza ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse kugera kuri serivisi z'imari. BDF ni kimwe mu bigo by'ingenzi bishyira mu bikorwa gahunda y'igihugu ishinzwe umurimo. Usibye icyicaro gikuru cya BDF kiri mu mujyi wa Kigali, amashami yayo tuyasanga hirya no hino mu gihugu, aho itangira serivisi zinyuranye, zaba izo yitangira ubwayo cyangwa izitangwa binyuze mu masezerano ifitanye n'ibigo by'imari. BDF imaze imyaka 14 irenga iri muri serivisi abanyarwanda. Ibimaze kugerwaho nabitanga mu mibare mikeya, aho bigaragara yuko tumaze gufasha abantu cyangwa ibigo biciriritse cyangwa se imishinga isaga 53,000. Muri rusange tukaba tumaze gufasha abantu guhanga imirimo irenga 335. Muri byo hari ibyo twavuga imirimo yagiye ihangwa na ba nyirayo igera kuri 236 n'imirimo 500, ariko hari n'ibyo twakwita indi mirimo yagiye ishoboka kubera ko iyo mishinga yabayeho igera ku 49,000. Muri rusange rero tukabona ko BDF yafashije leta y'u Rwanda cyane cyane muri gahunda yo kwihutisha iterambere mu cyiciro kijyanye no guhanga imirimo. Muri serivisi BDF itanga rero yahaye umwihariko abagore kugira ngo bihure na politike rusange y'igihugu, kuko ntibyashoboka guteza imbere igihugu udahaye umwanya ugaragara abagize umubare munini wacyo, ubu ugera kuri 51.5% by'abaturage b'u Rwanda, tugendeye ku mibare y'ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire rya 2022. Abatinyutse bakagana ibigo by'imari n'amabanki, muri bo hari abakeneye inguzanyo, maze abadafite ingwate zihagije BDF irabishingira kugeza ku kigero cya 75% mu gihe abandi muri rusange bishingirwa kuri 50% by'inguzanyo basaba. Aba bagore barimo ba rwiyemezamirimo ku giti cyabo, amatsinda cyangwa amakoperative n'ibigo bito n'ibiciriritse. Abakeneye iyo serivisi ya BDF ikabishingira ku ngwate itarengeje agaciro ka miliyoni 500 mu bwoko bwose bw'imishinga itarengeje imyaka 10. Business nkora ni decoration, dukora ibintu byo guteka, dufite amatenti, nyine dukora amakwe, dukora dekoru, sonorisation, ibintu byose nyine bijyanye na dekoru n'amahema n'ibintu nk'ibyo. Natangiye mfite igikoni cyonyine, nshaka umuryango, amafaranga nyahabwa na BDF, inguzanyo ngura ino nzu nyigura miliyoni 2. Icyo cyiciro ndacyishyura ndagisoza nta bikoresho, ariko ngerageza gutyo nsoje rero mfata ndi iyo naguzemo ibikoresho byose ariko nongeraho n'ayanjye. Inguzanyo nshyashya yari miliyoni 5, nunganiwe na BDF. Ntanga 30% banangira 70%. Kumenya BDF n'imikoranire yanjye nayo nabikuye muri banki ya Dutera Imbere. Ubu ngereranyije stock mfite ihagaze miliyoni zitari munsi ya 18. Mu mezi 6 ashize nibwo nigeze kuri icyo gishoro cya miliyoni 18. Tukishyura imisoro, amapatante, mba mu nzu y'itanu nishyura yo nkuya. Nigisha abana 4 bishyura 200. Mfite muri umurange nishyurira kaminuza, hari undi ubi Kigali nawe ntunze, n'ababyeyi muri rusange ari njye babeshejeho kandi muri business. Ubu ikintu nifuza rero ndumva ngewe nshaka kuzarekeraho no kujya no ku materi, ahubwo nkagura ibikoresho bihagije, hakora nyine iduka ryiza ririmo ibikoresho byose ku buryo ushaka ikintu cyo cyose cy'ubwoko bwa decoration azajya kibona. Nge nizo nzozi zanjye. Pink Mango tukaba twaratangiranye n'uruganda rwitwaga CND, nabwo nari narashinze n'umufatanyabikorwa w'Umushinwa mu 2019. Mu 2023 nibwo noneho twashinze Pink Mango ubwayo, ubundi mbere bwari CND na Pink Mango bifatanyije. Twari dufite igishoro twazanye mu mushinga
nyuma tujya kwaka n'inguzanyo muri BRD. Inguzanyo twari dukeneye kugira ngo yuzuze igishoro twari dufite, twari dukeneye ingwate. Nibwo BRD yaduhuje na BDF, kuko BDF yashoboraga kwishingira ibikorwa by'abagore ku ngwate kugeza kuri 75%. Yaje gufasha byinshi cyane kuko byatumye dushobora kugura amamashini. Kuko mwabibonye hano dukora imyenda ijya hanze, imyenda ijya hanze isaba amamashini yihariye ahenze, afasha abakozi gutanga umusaruro uri ku nzego mpuzamahanga. Ubwo rero byaradufashije cyane kuko twashoboye gutangira. Ubu rwose tukaba tunishimiye ko ni rwo ruganda rwa mbere ku mugabane wa Afurika ruri mu maboko y'umugore w'umwiraburakazi mu nganda zohereza imyenda hanze. Icyo gikorwa ntabwo twari kukigeraho iyo tutagira inguzanyo ya BRD yunganiwe na BDF ifasha muri ibyo bikorwa. Ubu ngubu dufite abakozi bagera ku 90% akaba ari abagore na 5% bakaba ari urubyiruko, kandi tukaba dutangira tubahugura, tubaha amahugurwa ku buryo biga umwuga wo kudoda ku rwego mpuzamahanga. Mu nguzanyo twahawe na BRD bishingiwe na BDF, twaguzemo amamashini, bikaba byaradufashije rwose gutera imbere no kwihutisha gahunda twari dufite. BDF ifite akamaro gakomeye cyane, kandi ntago njye sinari nyizi imbere. Ubucuruzi nabutangiye 2017. Ntangira nyine ndi umucuruzi uri hasi cyane, ariko nyuma nza kubona ko nubwo ndi gucuruza ibyo bintu bike mfite abakiriya. Nibwo rero nigiriye inama ndavuga ngo reka nkorane n'ibigo by'imari. Nibwo rero nagiye muri banke bita Dutera Imbere. Nari mfitemo konte bisanzwe ariko nshyiraho udufaranga duke. Inguzanyo ya mbere nabatse 500. Ntangira ibintu biciriritse detaye. Rero 500 narabifashe mbikoresha neza, ndanabyishyura. Icyo gihe nta ngwate banyatse kubera ko yari make. Inguzanyo nyirangiza neza, nta kibazo tugiranye, nta bukererwe. Mbona ibintu biri kwiyongera, nanone ntera indi ntambwe mbaka 5 miliyoni. Ko 5 miliyoni zo nzaka nari mfite ingwate iri hasi. Ni muri urwo rwego rero negereye BDF baranyishingira, nyishyura neza, nayo ndayarangiza. Ndongera nkuko bisanzwe ngana banke yanjye yangwe nari nayarangije, nyisaba 10 miliyoni. Amafaranga narayafashe, nabwo ingwate nabwo irongera iba ikibazo. BDF nanone irongera imbere umubyeyi niko nabyita, irongera aho hantu nanone irenterivena. Nahangeze nkuko mubibona nateye imbere. Yego nagize aho mva ngira aho ngera. Ubu ngubu no kuvuga ngo nk'igishoro mfite ntago byajya munsi ya 70. Iterambere ry'ubuzima busanzwe no kuvuga ngo uko mundeba ndi umumama, ndi umugore wubatse, mfite umugabo umwe n'abana 2. Ngo ntangira business nabaga mu ikode, ariko bakakanya ndi mu nzu yacu twiyubakiye ifite agaciro nka miliyoni 30. Mu mishinga abagore binjiramo harimo n'iterwa inkunga na BDF binyuze mu bafatanyabikorwa bayo barimo imishinga inyuranye nka SIDAT, RDDP. Uyikeneye agasabwa uruhare rwa 50% by'agaciro k'umushinga. Twe dufite inkenye, dufite umukamo mukeya, ariko wenda tubasha kuriha abashumba bayiziragira. Dukomeza kubikora gutyo, dufite ibiraro bisanzwe. Noneho tuza kumenya ko hari umushinga wa BDF utera inkunga abo borozi, by'umwihariko za kugira amahirwe menya ko noneho utera inkunga by'umwihariko abagore, akaba hari avantage babifitemo. Noneho tuza gushyiramo umushinga wacu, umushinga barawakira. BDF iza kudutera inkunga mu kubaka ibiraro bya kijyambere bijyanye
n'ibihe tugezemo ngira ngo mwabibonye, ndetse badutera n'inkunga y'inka 10. Umushinga twari twakoze wari wa miliyoni 55, noneho BDF itwemerera miliyoni 27, natwe uruhare rwacu rwa miliyoni 27, kandi kugeza ubu ngubu murabona bimeze neza. BDF yaduteye inkunga kubaka ibiraro, itwurira izo nka, ndetse mwabonye damushiti aho hajyamo amazi, ikigega, ndetse harimo n'imirasire kugira ngo hano naho haboneke umuriro. Ushaka kugeza nko kuri miliyoni 80 ukurikije uko mbona ubu ngubu bihagaze. Mu kutwakira bahajemo avantage yo ko ndi umugore, ndetse hari n'amahirwe yandi twahawe ku byerekeye kuko uruhare rwacu twarukuye muri banki populaire. Hari uburyo baduhaye uburyo bwo kwishyura, bagira icyo bagabanyaho ku cyerekeranye n'uko ndi umugore. Numva twaratanze umushinga muri BDF, ariko BDF iterwa inkunga na Saidat. Noneho tugeze kuri litiro 75 z'amata. Ifumbire yarabonetse ku buryo no guhinga ubwo bwatsi tubasha gushyiramo ifumbire, ugasanga ubwatsi buriyongera yemwe. Ndetse ubu ngubu twaguye n'abakozi, icyo gihe twagiraga abakozi 2, ariko tugeze mu bakozi 5 baba bari aho ngaho bazitaho, bazikorera amasuku, ku buryo ubona rwose birimo kugenda biza ko ari cyo twifuza. Numva umushinga wacu uzaguka ndetse bikarenga iki kigero cy'inka 10, gutyo zikaba zagira no kuri 50, ndetse nkaba numva mfite n'icyifuzo cy'uko mu gihe kiri imbere twakora n'indi mishinga ishamikiye ku bworozi. Numva aribyo byadufasha kurushaho, nicyo cyifuzo dufite. Twari dusanzwe tworoye, ariko ubworozi bwacu wabonaga budateye imbere cyane. Hari bimwe nk'ibikoresho tutari dufite, nko kubona amazi mu gihe cy'impeshyi. Inka ntabwo zari nyinshi, tugize amahirwe yo kubona umuterankunga BDF afatanyije na Saidat, baduha izindi, baratwongerera. Twasabye inkunga ya miliyoni 40, harimo kuduha inka 10, harimo kuduhereza imashini ikata ubwatsi, baduhereza ibicuba, baduha sitoke ariyo iyi ngiyi, baduha ikiraro, amazi baduhaye water pump ikurura amazi. Mu nkunga bari batwemereye 50% barayiduhaye. Umukamo uriyongera, ubusanzwe twabonaga nka litiro 100, ariko ubu nk'180 turazibona. Ubusanzwe twakoreshaga hagati y'8 na 12, ariko ubu na 20 bashobora kugeraho kuko ibikorwa remezo byariyongereye. Hiyongereyemo abaza bakata ubwatsi, abakoresha pompe ivana amazi hepfo, n'inka ubwazo zariyongereye. Bivuze ngo muri rusange ibintu byose byagenze neza, hari ikiyongereye muri byo. Nyuma yo kubona ifumbire ihagije, twabaye n'abahinzi. Ubu turi abahinzi b'ikawa muri uyu murenge, navuga ngo w'intangarugero. Ubuhinzi n'ubworozi nk'umurimo mukuru wamye ushingirwaho ubukungu bw'u Rwanda, ntabwo abagore bawusigayemo inyuma, kandi muri bo harimo benshi bawukora kinyamwuga. Bahabwa inguzanyo itarenga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, yishyurwa ku nyungu ya 12% mu mwaka. Inkunga nyunganizi ya 30% yemererwa umugenerwabikorwa wishyuye neza nk'uko bigenwa n'amasezerano. Ntangiye gukora umushinga wanjye hano muri Ruhango nifashishije BDF, kubera ko nabonaga aribyo byanyongerera nk'ubushobozi kugira ngo nshobore kugira umushinga nk'uyu utubutse uhagije ku byerekeranye n'inkunga badufashije. Murabona nk'ibintu bingana gutya ntabwo wabikora udafite inkunga igufasha, ku buryo mubona ko ubu amafaranga hari ayo BDF yaduhaye, ariko turakoresha dusa nkaho rwose n'amafaranga bigaragarira namwe, murabibona ko byarenze ayo baduhaye, ahubwo twumva ko batwongerera rwose
n'andi kugira ngo n'umushinga akomeze waguke ku buryo twawukorera n'ahandi hose na za Nyamagabe n'ahe hose ku buryo n'umuntu yajya kuhakorera bitewe n'uko mbona aho bimaze kugera mbona ko hazavamo umusaruro uhagije. ubundi buryo BDF ifashamo abagore ni muri serivisi y'ikodeshagurisha ku bakora imirimo y'amaboko ibyara inyungu. Aba bafashwa kubona imashini n'ibikoresho byo gukoresha mu mushinga ubyara inyungu, aho bahabwa inguzanyo yishyurwa mu myaka 3 ku nyungu ya 12%, kandi naho inkunga nyunganizi ya 25% ikaba yemererwa umugenerwabikorwa wishyuye neza. Kampani ya Top Burumuro ni kampani ikora ibikoresho by'isuku birimo ibiroso by'amoko yose n'amaraklete n'imyeyo n'ibikoresho by'isuku muri rusange. Tarahura na BDF, Top Burumuro twakoraga mu buryo nabwita buri manuel, sinzi ko nabivuga cyane, kuko hari ukuntu twakoraga tukarara dukora, tuvuge niba ari nk'ibiroso tugiye gukora, habaga utumashini turatobora gakeya, hari abamama twakoranaga benshi bakabidoda, twongera tugateranya bikadutwara uburyo bwinshi cyane. Twakoraga mu buryo buvunnye cyane, byadutwaraga ibikoresho byinshi. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, kugira ngo tubone umusaruro nabyo bikatugora cyane. BDF ubwa mbere twabibonye kuri publicity, ubundi duhita twiyeforoma tubaza amakuru, biratworohera cyane, bahita baza kudusura mu gihe gito cyane, batwemerera inguzanyo. Twe twumvaga dushaka imashini kugira ngo zitworohereze mu buryo bwa production, nta mananiza begeze badushyiraho. Twari dukeneye imashini zifite agaciro ka $90,000,000. Batubwiye ko ingwate zigomba kuzaba izo mashini. Tukimara kubona imashini, ubuzima bwahise bworoha, n'akazi karoroha, umusaruro uriyongera ku buryo niyo turebye tubona riyongereye ku buryo burenze nk'inshuro, wikubye nk'inshuro nk'eshatu enye gutyo. Hari iby'imashini itabasha kuboha byose ngo ibirangize bitewe n'ubunini n'ubundi bw'isoko. Dufite hano abagore bageze kuri 30 bakora utuntu two kuboha, bagasiga amaverne, bakagira gute, hari utuntu twinshi n'ubundi bakora. Tukagira n'abandi bantu b'abagabo bageze nko kuri 15 nabo bakora akazi ka buri munsi. Kuvaho ibikorwa by'ubushabitsi bya benshi byakomwaga mu nkokora kubera COVID-19, BDF yasanze ari ngombwa gufasha ba rwiyemezamirimo kubona amafaranga yabafasha kuzahura ibikorwa byabo. Inkunga nahawe yaje kuzahura ibya COVID, inamfasha kwiteza imbere kugeza ku rwego ngezeho. Muri 2020 muri COVID nari umwagent wa mobile money, gusa igishoro ari gikeya nabasha guhaza. Umuntu yazaje kubikuza miliyoni nkaba ntahita nyibona, mfite nk'igishoro cya 500 600 gutyo. Nyine nkumva nshaka kwagura business yanjye ariko nkabura ubushobozi. Numva ko nyine BDF igiye gucisha amafaranga muri sako, nanjye negereye sako nk'umunyamuryango, banyereka ibisabwa mbona ndabyujuje. Dumwe mu bantu bashobora guhamya neza ko iyo serivisi nayibonye kandi neza, nta kintu binsabye kidasanzwe. Bamaye $5,000,000 mbasha kwiteza imbere, aribwo nakuzemo iyi depo, ntangira ku makesi makeya, amakesi 300, bikajya bigenda byunguka kandi nanishyura credit neza. Nanza kwagura ngira amakesi 550, natangire kuri 300. Nibwo nahise nshinga akabari keza. Urumva inyungu zari zibaye ebyiri. Nahise njya kwiga kaminuza ya prive ndirihira, ubu ndarangije. Aho nkorera mobile money, noneho mva ku muhanda njya mu nzu. MTN itima shop, mpita nshyiramo serivisi za Beka, n'iz'Irembo, n'iza Equity, n'iza Populaire. Nk'abanyakabyizi babara abapakurura inzo iyikamye imodoka ije Fuso izanye inzoga kuri depo, abo baba ari abanyakabyizi. Ni 5 bakora, abakozi bahoraho, ngira umukozi umwe w'umukonabure ukora kuri depo horaho, ubu n'uwo nishyura buri kwezi. Nkagira n'abandi 4 bahoraho ku kabari, nkagira na mucoma wa 5. Bivuze ngo ngira abakozi 6 bahoraho na 5 banyakabyizi. Ndi ku rwego rwiza, nishyura imisoro neza, ngeze ku rwego nishyura umusoro ku nyongera agaciro wa TVA kandi nishyura neza. Nta kibazo, byose byaturutse kuri ayo mafaranga. Ku nkunga ya BDF. Abagore bakorana na BDF barahwitura bagenzi babo
barabaha inama ngo nabo bahaguruke bakore BDF bunganire. Umuntu atangira kuri miliyoni 2 z'inguzanyo ukaba ufite 18 ntakubeshye nta yindi nkunga irimo kandi nta buryarya. Ni inkuru ntanga n'ubuhamya ku bandi bose, nshishikariza n'abandi banyarwandakazi bumva bihebye mu mitima yabo, bazi ko bidashoboka, nta kintu kidashoboka kandi ikintu gishoboka wagiteguye wagishinjiyemo. Ntabwo kigusange ngo kikubwire ngo ndashoboka, ahubwo urahaguruka ukagenda ugatangira ubundi Imana ikagufasha. Banke zirahari, BDF irahari kudufasha. Mu nganda imbogamizi ya mbere burya ibigishoro, BDF rero ikabiza yunganira amabanke gufasha abashoramari kugera kuri icyo gishoro. Inama na abandi bagore b'abanyarwandakazi ni kudatinya kujya mu nganda. Umuntu ashobora gukeka ko bishobora kuba bisaba izindi mbaraga, ariko ugize Imana umuntu akumva neza aho inkunga zo kugufasha gutangira zishobora kuva. Ni ibintu rwose abagore banashoboye cyane, kuko nk'iyo mvuga ntidukoresha na 90% b'abagore, nuko akazi bagashoboye, kandi no muri abo tukoresha harimo benshi bashobora no kuzava muri industry nabo bakihangira imirimo, bakaba bashinga n'inganda muri industry y'imyenda. BDF njye nk'umuhamya wayo yaramfashije. Aho navuye hose twari kumwe, twarasindagiranye, ngo nahereye hasi turasindagirana turazamukana, ubu turi kumwe. Ntacyo nyishinja rero, niyo mpamvu ngira abadamu bagenzi banjye inama yuko bagana BDF ikabafasha, kandi nta muntu isubiza inyuma. Abagore bagenzi banjye icyo nabashishikariza no kwitinyuka, bakumva yuko nabo bagomba gukora, bakageza ubwenge kure, ntibigarukire mu guhinga ibijumba kugira ngo bagaburire abantu, ibishyimbo bagaburire abana. Batinyuke bakore n'indi mirimo myinshi n'indi mishinga myinshi ishobora kubateza imbere, nibwo ingo zacu zashobora kuba nziza ndetse n'igihugu kigatera imbere. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi icya mbere ni ugutinyuka. Iyo watinyutse n'ibindi byose biremera. Ikibabaje cyane ni uko abantu baba batinya bumva ko bidashoboka, ariko birashoboka cyane. Nibegere BDF bizabibafashamo kuko natwe yaradufashije biremera. BDF nk'ikigega cyashyiriweho gufasha ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse kugera kuri serivisi z'imari, iragaragaza ko umwihariko w'abagore wari ngombwa, kandi ubwitabire mu gukoresha serivisi zayo bukaba buri hejuru, ikaba itanga n'ubutumwa bwihariye kuri iki cyiciro cy'abagore. Abagore ubutumwa twabaha ni uko bashoboye, kandi twabiboneye mu mishinga bagiye bakora. Turagira ngo ubwitabire bw'abagore bukomeze bwiyongere, kuko barashoboye, bazwiho gucunga neza, yaba ari imishinga ndetse n'ibindi byose. Ni ngombwa ko bakomeza kwitabira serivisi za BDF ndetse bagatinyuka n'imishinga minini binyuze mu kwishyira hamwe ibikorwa bahuriyeho. Kandi abagore nk'uko tubizi mu rwego rw'imari, uretse no gucunga neza imishinga, bizwi ko bacunga neza n'inguzanyo, n'abizerwa mu kwishyura. Turifuza rero ko abagore bakomeza bakitabira serivisi za BDF. Hari izo bitabira ku gipimo cyiza cyane, nka serivisi yo kuzahura ubukungu bagera kuri 54%, ariko turifuza ko n'izindi serivisi zose bakomeza kwizera BDF, bagakomeza kwitabira serivisi zayo. Abagore bisunze BDF bafite ubutumwa bw'ishimwe. Turashima cyane BDF yegereye abaturage, cyane cyane abagore, kuko ntekereza ko uno mushinga twapurayinga harimo n'abandi, ariko cyane cyane bashishikariza abantu b'abadamu. Rero kubashimira ni ingenzi cyane, kuko batuma umuntu ava ku cyiciro kimwe akajya ku kindi. Nkanjye nk'umugore ndashimira BDF cyane, kuko ni ukuvuga iyo itahaba, icyo kigega iyo kitahaba ntabwo mba ngeze ahangaha mbashije kugera, ngo mbe ndi muri bizinesi ingana gutya, cyangwa se mfite aho kuba heza nk'aho ngaho, cyangwa nshobora kwigisha abana banjye ku kigo cyiza nifuza kandi mbona kizabagirira akamaro. BDF
BDF irashimira abitabiriye serivisi zayo ko biteje imbere mu bukungu bagaha n'abandi akazi, ariko hari n'ibyo ibibutsa cyangwa ibasaba, kandi nayo ikagaragaza uruhare izakomeza kugira mu mikoranire myiza. Ndabashimira ubwabo bagiye biteza imbere, imishinga yabo itera imbere, ariko bagira n'ibindi bagenda bageraho mu buzima nko kubaka amazu, kwiyishyurira amashuri bo ubwabo cyangwa bishyurira abana babo, n'ibindi bitandukanye nko kugenda bagura ubutaka cyangwa amatungo, ariko nkabashimira cyane ko bahaye abandi banyarwanda akazi muri rusange. Icyo twabasaba ni uko bakomeza imikoranire na BDF, bagakomeza kwizera BDF, ariko tukabasaba yuko nk'abagiye bafata ibikoresho bitandukanye ko bagomba gukomeza kubifata neza kuko nibo biha umusaruro, ndetse tukanasaba abagiye bafata inguzanyo gukomeza kwishyura neza kuko iyo amafaranga agarutse bitanga amahirwe kuri bagenzi babo nabo kubona kuri serivisi, cyangwa se nabo ubwabo baramutse bashatse kongera kubona serivisi muri BDF, iyo serivisi barayibona kuko amafaranga aba ahari. Ikindi nabasaba muri rusange ni ukwishyira hamwe, kuko iyo bishyize hamwe bahuza imbaraga zabo, bagahuza ubushobozi mu mafaranga n'ibitekerezo, bigatuma bakora ibintu binini bizana n'imirimo myinshi kuruta iyo tumaze kubona. Ikindi rero muri rusange twakwiyemeza nka BDF ni uko tuzakomeza kunoza serivisi, tukagenda dushyiramo ikoranabuhanga, ariko tugamije kwihutisha serivisi ikagera ku wigenewe. Ikindi twakwiyemeza ni uko tuzakomeza gutanga amakuru akenewe, ndetse n'amashami yacu azakomeza gukora kugira ngo tubahe serivisi ibegereye. Guha imbaraga abagore ni uguha imbaraga igihugu. Bitezweho imishinga migari kandi icunzwe neza kubw'icyizere umuryango nyarwanda usanzwe bagirira, maze n'abandi bakabizamukiramo. Mu bigo by'imari no mu mabanki, microfinance na sako.